muraho bakunzi ba within family, aho muri hose turabasuhuje mwese, mugire ibihe byiza. Niba waba urwaye, niba utameze neza, turagusabira ko ugira amahoro, ukagira n'amahirwe. Uyu munsi rero twabazaniye umutumirwa nk'uko bisanzwe, tubazanira abatumirwa batandukanye. Uyu munsi wa none dufite umutumirwa, umukobwa mwiza, umukobwa usobanutse, umukobwa uzwi neza hanze aha, nawe yabibwira. Njye barabizi ni Liza sano isisanzure byose ngombwa igikwiye zahabu shongore y'umusengo decision maker. Okay, imyanzuro. Okay, turakwishimiye rero, tuguha ikaze kuri channel ya within family. Murakoze cyane. Ngaho rero uradusangiza imigabo n'imigambi mishya ufitiye abakunzi ba within family, udushya ufite, tubwire. Njye barabizi n'isura yanjye ubwayo ihora ibaberanye, ubundi barabizi ko mpora ndi mushya njyewe. Mu buzima busanzwe njye nsanzwe nkukurikira hirya no hino, ariko nkakubona abantu uri intwari niko nabyita. Hari ibintu by'ibitangaza mbona hirya no hino ukora, hari kwa kuzunguza icyo kibuno, hari ase kiriya kibuno ni cyawe n'iki cyangwa ngo ni kimwe cyo kwa rubangura mbona abaguru umunsi ku wundi. Rwose njyewe ikibuno cyanjye ubundi ubutaha nindamuka ngarutse kuri within family nzakikwereka. Ni icyanjye kandi umuntu nkurikira utabyemera mbibabwira buri munsi. Uwumva atemera ku kibuno cyanjye mbona nari icyanjye azaze nkimwereke nkuyeho imyenda. Sure. None se amatsiko rero buri muntu wese ashobora kwibaza, nanjye ndimo, kiriya kibuno kukizunguza kuri ubibyaza umusaruro. Mbibyaza umusaruro cyane. Mu buhe buryo tubwire? Nshimisha abantu mu buryo butandukanye. Hari abantu bashobora kuntumira nkajya kubabyinira mu ngo zabo. Erega usibye ko hano hanze usanga abantu benshi abona ikintu bitewe nuko haracyari cheap. Hari urwego atarageraho bwo kuba yafata amafaranga runaka akavuga ati aya mafaranga ngiye kwishimishamo mu buryo runaka. Ubwo bushobozi ugasanga kuba atarabugira nta nubwo arasobanukirwa ngo amenye ko hari abantu babayeho, amenye ko ibintu bishimisha abantu bitandukanye. Hari umuntu ubaho agashimishwa no kujya koga muri piscine, hari umuntu ubaho agashimishwa no kujya muri sauna, hari umuntu ushimishwa na massage, hari umuntu ushimishwa no kureba movie, hari umuntu ushimishwa no kureba indirimbo, hari n'abantu bashimishwa no kwirebera live. Ese izo ndirimbo abakobwa bazirimo bazikoramo iki, babikora bate? Mu by'ukuri ushatse kuvuga yuko ubikwinjiriza uburyo ubikoramo hariya kuri social media, ku macana atandukanye ya YouTube, ushatse kuvuga ko bikwinjiriza, ugira abantu bagutumira ukagenda ukababyinira andani bikakwinjiriza cyane. Wow. Okay, hari benshi rero bashaka kwibaza batari ko se iki kibuno, uyu muntu watangije umushinga wo kuzunguza ikibuno nk'umunyarwandakazi, mu muco ugasanga bati ntago mu muco ibintu byagakwiye. Umuntu w'umudamu uri mariye? Ntabwo ndi mariye. Ntabwo uri mariye? Ndi female ariko ntabwo ndi mariye. Okay. Rero hari umuntu ushaka kuvuga ati se gute umuntu ufite umwana ajya hari akazunguza ikibuno, eske bitanga ihe shusho muri societe? Ese undi mwana uri hariya hasi arabyigiraho iki? Icyo urabizi ideology z'abantu ziba zitandukanye, abantu bakujyaginga, wababwira iki kugira ngo nibura babashe kumva projet yawe, bayumve bumve ko no one can judge me, it's only God. Abantu bo ibyo bavuga byose abantu bazahora bavuga. Ukora ibintu byiza abantu bakavuga ati yakoze ibintu byiza ariko tu hari akantu kuntu. Rero abantu ntabwo bazareka kuvuga, kandi njye abantu bamvuga neza nanjye ndabakunda ndabishimira. Abantu bamvuga nabi bo baravunwa n'ubusa. Ikindi bamvuga nabi sinkuzi, sinkwitayeho, sinshaka no kukumenya, n'ikibamvuzeho sinakimenye, niyo nakimenya nticyambabaje. Ubwo rero ikindi kibazo nakubaza kuri uyu mushinga wawe, iyi project yawe yo kuzunguriza abantu ikibuno, ariko nta nandi wazunguza, nta kindi gishobora gushimisha abantu uretse ikibuno?
ariko se buriya buri muntu agira ukuntu abona ibintu bye cyangwa se agira uko ategura projet ye njye nasanze ikibuno aricyo kinyungura cyane. Très bien. Wow. Aha, ikindi kintu nakubaza, ese mu bantu bagutumira bakanakwishyura higanje n'abagabo n'abagore, abantu bono ushimisha cyane ni kuyihe kote? Hanze hano abagore basirimutse barahari mame wanjye. Abagore basirimutse baraharavuga ati njyewe ndashaka umwana abyinire. Wenda uyu munsi turi Friday ndashaka ko enjoyinga myself ndi mu rugo iwanjye ndagura kawine kanjye kabe kari hariya Liza aze anzunguriza ikibuno ambyinire ankorere buri kimwe cyose nifuza nshimishe nyine tu yego ambyinire anganirize buriya njya menya no kuganiriza abantu njya nanabasetsa rimwe na rimwe as comedian ubu mwabona umukomediye muri make ntabwo nawe umukomediye ariko njyewe buriya mu buzima busanzwe ubundi njyewe ntabwo nawe umukomediye abantu baba abakomediye baba bazi no kwinginga we ntabwo ugasanga ari wa muntu ushobora nko kugutelefona nk'inshuro nk'eshatu utamwitaba agakomeza agahamagara njye rero sinshobora gutelefona sinshobora no kuguhatiriza ngo uhamagaye ukanyihorera nkaguhamagara inshuro 1600 ukanyihorera ndakureka nkazongera ejo. Okay. Ikindi kintu rero urabona Liza ufite ikibuno cyiza vraiment aho umuntu afata atashye uko akajya kugura ikibuno agashyiraho nkuko ku isoko tubibona bicuruzwa nuvuga ngo ufite amahirwe yarakiremanywe. Umuntu ujya kugura ikibuno nta hantu abataniye na wa muntu wisiga mukesha abatware. Okay, abakurikiye within family hano rero nuvuga ngo ni Liza sano ikibasumba ikihage ni byinshi. Ako kantu uko kuntu wibwira abantu biraniryohera imbabare ugasubiremo. Liza sano ni Liza sano isi isanzure zahabu byose ngombwa igikwiye bishongore y'imisengo nyiri myanzuro byose ngombwa rikibaze byose ngombwa ndi byose ni ngombwa kuri buri wese umuntu wese ubundi umuntu utankeneye uwo ntabwo ari noma ntabwo nawe ahubwo nta nubwo ari noma. Uyu mukobwa ntasanzwe ni umukobwa mwiza cyane ku kintu cyitwa ikibuno mva ngo hagarariye isi arakizunguza ngo rugaca imana. Ese Liza nijoro narihagararira ko ntawe uraturuka mu ijoro akifite sure mu ijoro nta muntu uravayo usibye Yesu wenyine kandi yari umugabo. Nta kibuno se wagira? Ya ni umugabo ariko umugabo nawe bagira ikibuno. Umugabo uzunguza ikibuno se keretse uwimbwa. Liza rero noneho ndashaka kubaza ku bintu bijyanye na gahunda yo guca imyeyo. Ese Liza duherukana ubushize uje gutwara umuti wo guca imyeyo. Ese imyeyo yaraje? Ariko se ikiraka wavuze kuzagaruka nkagufasha nkagukururira byagenze bite? Uwo wampaye waramfashije warabyikoreye usura bishobora wabinyeretse nadabyikoreye kandi nabyitaye ngerega bundi nzu ubwenge nuko nasibiye sinzi igituma nasibiye ahubwo nzu ubwenge. Nose iyo wari uje guca imyeyo kubera ko wari waramaze kubona ko mbere yaho bitari byara imyeyo itaraboneka nsobona kuri ako kantu n'umuntu dukurikiye ashobora kuba iyo myeyo itarayica ariko se kuko iwacu mu rubohero kwa Shangazi ho birashoboka benshi murabizi ndanabibakorera murabizi murabimenyereye ariko uyu munsi wa none Liza n'umwe mu bakiriya bacu ndashaka kugira ngo habandi ubuhamya ubabwire ubasobanurire uko byakugendekeye. Ntarabikora ntago n'ubundi nta kibazo nge nari mfite ku bwanjye kuko ntago urumva kubera ko ntari mariye ntacyo byari bimbangamiyeho kuko ntabwo nari mfite umugabo uri necessary ko agomba kugira icyo antegeka ariko se rero mwari mwarahuye akakubwira ati ni ngombwa usibye no kuba nahura n'umuntu akambwira ngo ni ngombwa niba ndi umunyarwandakazi nkaba ndi proud y'igihugu cyanjye n'umuco wacu why not ntakora ibijyanye n'umuco wa kinyarwanda. Yego uko minsi ishira cyangwa se uko bwije uko bukeye igihugu kigenda gitera imbere ariko ntabwo natwe tugenda dukura ku bazungu tuba tudufite urumva natwe tugomba kutugira tukaba nk'iterambere muri twe ariko ntitwibagirwe umuco kuko iyo ugiye no kureba Liza rero uzanabibona n'impinduka ejo bundi ushaka kubona umufiance ushaka kubona umugabo uzabona niba n'uwo muntu mwabyaranye kuko uko byagenda kose wabyaye harabayeho igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina uzabona itandukaniro
Itandukaniro nararibonye. Wamaze no kuribona? Nararibonye kubera ko nyuma yo kuba ari umuco naje gusanga ari ibintu byiza cyane. Okay. Ariko rero ndibaza ese ibintu bijyanye no kunyonga hari icyo ujya ubimenyaho Liza? Njya mbimenya cyane ahubwo bajye bampamagara mbigisha. Ujya umenya kunyonga? Uzi kwandika 0 ukandika 2 ukandika 8 ukandika n'ubusa nabwandika. Ndashaka gusuzuma neza ndebe ko ufite imishino Liza. Ariko se urabona umuti wampaketse niba uzwi umuti ntabwo mbyemera kubera ko akenshi abakobwa benshi baza hano bavuga bati ntabwo dushoboye. Ese ubundi wari uzi aho bakurura? Nari bizi uko bikorwa ariko ntabwo narigeze byaraje. Yego. Iyo uhagaze uratubona uhagaze? Shanga waramuti n'isi. Ndahira. Iyo uhagaze turahinguka ukatubona? Ariko se urashaka ko duhinguka tugiye? Ndashaka kuzareba. Ntabwo njye nkunda imeje abamabye. Aciye turinganiye. Ariko hari n'ukuntu umuntu aba yarayiciye kera ukabona tugenda tunanuka ubona dusa nabi. Dufite umuti wo gusiga bikongera bikabyibuha bikongera bigasa neza bigashibuka mama. Muzaze hari abantu bakuru babikoze cyangwa n'abakobwa bakiri bato babikoze ariko ukabona turasa nk'utunanutse. Uzaze tuguhereze umuti usigeho byongere bishibuke bise neza bibyibuhe. Ndashaka kuzarebaho nawe ko bibyibushye n'ibikenewe. Nzakwereka nukuri ko. Ese reka nkubaze ko ajya kuduha abakiriya ku bintu bijyanye n'uriya muti witwa mutima w'urugo ukangura imisemburo ku badamu b'abagore batagira amavangingo bazana urufuro cyangwa akuma cyangwa akababara cyangwa kokerwa mu gihe cy'imibonano byagenze bite? Maze igihe rega mpuze. Maze igihe uhuze? Maze igihe mpuze. Ntabwo uri guhura n'abakorega n'abashuti? Ntabwo narindi kumitinga n'abashuti cyane. Okay. None se Liza ku bintu bijyanye n'uriya muti se wo gutera akabariro ku bagabo ntabwo nta bantu mujya muganira rega uri icyamamare rega narakubonye ndavuga ni cyakora rega dushobora kuganira ariko se ubwo yayinyereka ngo ndebe uko kangana. Hari abagabo usanga bafite akantu kameze nk'akaregeye. Njyewe se ko ntari congo njye ko ntari congo ubwo se ndi congo ku buryo ugafite wese akanyereka. Oya cyo kora wenda dushobora kuganira nawe bumvireho. Niba uri umugabo uri umushuti wanjye tuziranye tujya tuganira tukavuga no ku bintu byo by'imibonano ukaba uzi ko ufite ako kantu nyine k'akabazo kakaboro gato. Niba ushaka yuko Shangazi aguha umuti ku buryo ugenda ikabimvumbura misozi mwerekereho uzambwire mukugezeho n'ubundi nuko nabazanaga. Okay. Nge rero maze igihe kinini rwose nibaze Liza mperuka nyine uje gutora umuti wo guca imyeyo ndumva ntacyo bitwaye nta banga ririmo. Guca imyeyo ni umuco wa Kinyarwanda kandi Liza arabyemera ko yakunnye n'umukobwa nk'abandi ubu ngubu bameze neza. Ubu rero ugiye kugenda muri society noneho ndagutumye ubambwirira bazane bose abuzi neza bose ko bataragera mu rubohero ubohereza. Oya umuntu utaragera mu rubohero we nimugeraho ndamurabura ukeneye kubimvumbura misozi nawe ndamukoraho. Naho babandi bamukagatare bamukagatare rero urangiye umukobwa uri mukagatare sinanamusuhuza. Umudamu turavuga umudamu. Oya ashobora no kunsuhuza rwose nkamwihorera keretse anyegereye ambwira ikibazo afite agira ngo mbe namugeza kuri Shangazi cyangwa se wenda yumva hari icyo nanjye namufasha agira ngo mbe nakimufasha. Ariko rwose mukagatare Imana imugenderere. Urasha ntamutembereza ako dani namutembereza ahubwo imugenderere n'ubundi se ko bitanduranga arabinyanduza. Ahubwo Imana imunzanire. Liza ni ikibazo buriya mu by'ukuri mu nshuti zawe hagize umuntu ukwegera akakubwira ati ngiye mfite ikibazo dufite umuti witwa mutima w'urugo ni nk'ako kanya uramufungura akamera neza akaba umugore ubereye urugo kandi umugabo akishima akaba umutima w'urugo hagashya hagakunguka. None se Liza ikindi nakwibarizaga hari ukuntu hambere nigeze nkubona kuri social media somewhere wikoreye agataro muri lockdown ishize. Liza sano ikizubazuba igisupusupu kibyinshi cyane wageze ku rwego rwo kujya kwikorera agataro byari byagenze bite? Akazi kose ni akazi
urabitinyuka wikorera agataro urazenguruka umujyi wa Kigali ushakisha ibiceri bibuze ntabwo wakikorera ukazicuruza hagashya koko basi se ariko mama disi ariko ntugire ngo njyewe narabinenze ahubwo naragushimye njyewe rega ntabwo meze nk'aba bagore usanga azwi kuri YouTube bamwe na bamwe nabo hari abagore bandi bajya biyita abashangazi ugasanga azwi kuri YouTube ibyo byose arabishoboye urumva ariko ugasanga arakora nk'ikiganiro agiriye n'abantu inama pe ariko kugira ngo kize kurebwa ugasanga kubiseho titire idafite aho ihuriye na cya kiganiro ugasanga ashyizeho titire y'ikintu atanabasha gukora ugasanga agiye nk'ahari yakoze ikiganiro ashyizeho hari cano nigeze kubibona ntabwo ari ngombwa ko nyivuga ntabwo banyishyuye simbamamariza ngo kurongorwa neza byatumye yiteza imbere ugakurikira ikiganiro ugashaka aho barongoye ukahabura njye rero ntabwo ndi wa muntu wicara ngo mvuge ngo ariyo datariza kugiye gutuma ncika imbaho njye ntabwo ndi wa muntu nicara ngo mvuge ngo guhinga byatumye niteza imbere ngo nurangiza uzashakisha ahantu nahinze uhabure ntabwo njye ndi wa muntu uvuga ngo gutekereza neza byatumye yiteza imbere uzashaka ikintu cyagiye hanze aho natekereje kikujabuke njyewe icyo wavuze ni nacyo wakitinga nejo wundi niwumva umuntu avuze ati Liza kwikorera agataro byatumye yiteza imbere kuko narakikoreye hari abana bari mu rugo bicaye bavuga bati turangire senior 6 nta kazi dufite kuki ariko ako gataro utakikorera kuki utakikorera ariko bikakurinda gusaba arakikorera si ubwo bwenge barabufite ko bwabajabutse niba koko bishoboka ko wakikorera uhakikorera kugira ngo arireba igihagararo akireba ikibuno nyine akireba igitako akavuga ati reka ndi igitomatiho kugira ngo ncuruze agataro ndacuruza ituru kandi ugasanga aracuruza ubuzima kandi ugasanga nubwo ari kubucuruza nta n'ahantu afite yaburangura ayiwe hari ahantu naho ku isomo rikomeye ndavuga mana Liza gira icyo ubwira urubyiruko hanze aha ngendagira ngo buri muntu wese ukurikiye within family azi ko nta kazi afite azi ko ari wa muntu wicaye ategereje ngo naradepoje bazampamagara nzadepoza aha n'aha nzakora iki cyangwa se ntegereje umuntu wo muri famiye hari ukuntu usanga nk'umukobwa arangije segonderi aricaye iwabo arimo arisiga verine arasiga jeri nk'umuntu wagezeyo arikubita mekapu z'ibihumbi 20 cyangwa 15 nk'umuntu wagezeyo kandi nta kazi ngo ategereje ko azabona abakire bamuha akazi ugasanga umukire umukubise imboni ntabwo amureba bitewe na rwarwara ntabwo amureba mu mboni bitewe na rwarwara yometseho rugeraha aramureba akabona ntacyo azabasha gukora akabona nta kindi yabasha uretse kugarama uretse ugasanga bya bintu yishyiraho bituma yishyiramo ko ari byo bizamuhesha neza bizamuhesha akazi ugasanga ahubwo birakamubuza vraiment sorry barimo bamwe na bamwe mu nshuti zanjye ushobora gutelefona ugasanga arangije nka segonderi ukamuhamagara alo Nadi urihe sha umva ndi mu rugo ese we ntabwo urabona akazi sha ntabwo ndakabona hari umunkire wanjye uri Canada negereje ko anyoherereza wenda nka 500,000 nkareba ukuntu nagira icyo nkora ariko kubera icyo yategereje kuri onkire kuki yategereje kuri onkire wowe ni wowe yamutegereje kuri wa mukire mwahuriye mu mujyi arakubeshya aragira ngo agukuruze ya magambo meza yo kukwereka ko uri igitangaza uri igitomati uri igitangaza ariko finally namara kukujya hejuru ntibakabashuke namara kukujya hejuru nuko muzarangizanya ayo mafaranga yarayavunikiye uwo mugabo nawe wayamuhaye ugasanga sinaso wakimuhaye nawe vunikira yawe ugasanga hari igihe ni musaza wa nyoko urumva wenda yiza anacumbitse mu rugo kwa nyoko urumva ugasanga mama wawe ugasanga we yajyaga kwiga amaze kukoropera mama wawe amaze kumwogereza ibyombo ashobora gutaha akamesa igitenge cy'umuntu w'umumama ari umuntu w'umugabo umusore ugasanga wowe ugiye nk'iwe ngo ugiye kwicara utegereze ko azaguha igishoro
urabyuka wicaye muri salo urabyukira muri dushe utegereje ko umukozi akora buri kimwe uwe yarahatswe iwanyu kandi ari iwabo nawe arahahakwa kugira ngo agire icyaha basa na hatahe yege ibyo byose yabikora kugira ngo nibura arangiza amashuri ye yirwanaho hanyuma we ngo ugiye gutenekeza iwe ngo azaguha igishoro uragashora ubusa wagurutse ugafata ibyo bihumbi 10 ujya gutezamo inzara ugafata ko gataruka kikoreraho amatunda cyangwa amaronji urumva aho kugira ngo wirirwe wicaye ku gipangu cyamu reka nkubwire aho kugira wirirwe wicaye ku gipangu cya mubyara wawe ngo utegereje igishoro ukirirwa utembera ku gipangu cy'umukire umwaka yawe y'imbuto zawe wamuhaye très bien umwaka yawe hahandi atazasohoka reka nkubwire Liza ntabwo twamamaza kuzunguza wenda ariko reka no kuzunguza ntabwo rega ubucuruzi bwose buciriritse ari agataro ntabwo ari agataro reka ushobora no kujya ku iduka ry'umuntu ukamubwira uti mbabarenge nzajya nguha 1000 urumva nicara ahangaha mpatekera ibiraha abana bava ku ishuri bahace bakirya cyangwa naze ku iduka ry'umuntu mu barimo kwiyubakira hano hirya barimo kubirya très bien ushobora kubyuka we mu gitondo ukavuga uti njyewe atitaye kuri ubwo buranga utitaye ku mashuri none se reka nkubaze we koresha amaboko yawe winjiza amafaranga nako reka nibariza abo bose baba bicaye batekereza gutyo urandusha kwisiga ihina nziza ku ntoki iyi hina y'umukara irahenda ababizi murabizi abasirimu murabizi urandusha gusuka menshi nziza urandusha iherena ryiza urandusha igipini cyiza mu zuru urandusha verine nziza ku birenge ariko ndahaguruka nkavuga ati ubu ngubu ibi byose bishyiraho kubera ko wakoreye amafaranga ariko mvuga ati ndasa gutya kubera ko bivuye mu mitsi yanjye très bien ntabwo bivuye mu maguru yanjye ngaho gira icyo ubwira abakunzi ba Within Family babwire icyo uteganya mu minsi iri imbere kuri channel yacu ya Within Family icyo nteganya ni uko nzaza bitari kera kandi nkakibakubitira hagashya koko wow oya njyewe rwose naragukunze kandi hari n'igihe nzaza kuri Within Family TV ntaje kubazunguriza ikibuno ntaje no kugira gute nje buriya iyo ukoze ikintu cy'umuco runaka nyuma yo kuba ari umuco hari n'umumaro wabyo ubona cyangwa se igihombo cyabyo ubona bitewe rero nuko ibyo nakuye muri uyu muryango wa Within Family TV nta gihombo nabibonyemo ndashaka kuzagaruka mfite umwanya abasangiza inyungu yabyo